igisambo gikuru ntabwo ndi igisambo ikosora imvugo niba kikazimya ibimenyetso uburyo telefone ya DBN yishe ibimenyetso kandi ubikorera mu gihugu cy'amahanga ubivuze ugomba kubahira ahubwo nambitswe urugabya nk'ibyo byo bivana yoke ndaza kugera erega kaze mubwire unani accident kazamfata nabi ngiye kumenya nakumenye muri nakumenye muri saga yo kwiba telefone ya DBN ari usanzwe nzi ntukabeshye Exdira operation manager woherejwe n'umuntu bita kubivuga ko kirere i Burundi utavuga ikirundi ugabasha guca mu mitego n'amaprotokole y'igisoda cy'u Burundi n'imbonera kure ukabasha kugera kuri telefone y'umuhanzi nka DBN ukayibuka yambutse umupaka bro waboreti gufatirwa akazi w'umusirikare y'igihugu maneko urakaze nk'umuntu wa muri showbiz ariko bikarangira ibyo byose byakuvuzwa ari Burundi kiba telefone ya DBN woherejwe na 55 bigahinduka ikinyoma ugafungwa kajanwa amageragero ukambikwa iroza warangiza ukava yuri umwere nk'umuntu wahisha ibimenyetso kandi twaratrakinze tukabona telefone wari uyifite ukivi Burundi wari uyifite Kimisagara akoreshejwe GPS ya iPhone ntabwo mwatrakinze ngo baratrakinze ngo babona ngo telefone muri Kimisagara washinjwe n'uwo bita Makaca ko telefone wayizanye mu gapfunyika wayishize muri boti nyuma ariko ibi byose byaje kugeruka iharabika kerekana gukora introduction nk'umuntu ugiye gufatisha abantu uvuge bakuza banyarwandakazi ibireza byaje gusangwa dusangwa ryari iharabika DBN yakoreye umwana w'umusore yaje kwangiriza izina rye Exdira ahanageza abana bariruka abantu bose bageze bagafunga imiryango kubera iharabikwa yakotewe n'umuhanzi DBN kuko yahindutse umwere y'umusore mureba hano ibi bintu bikimara kuba ndashaka kubaza ndi nk'umuntu ukurikira ibintu showbiz nubwo izina ryawe ryarindimutse ukajya amageragere kandi kuzira amaherere yo kwiba telefone y'icyamamare aho telefone ngo yari ifite agaciro ka miliyoni 5 narumiwe ngo zivata bwana bro iyo bize zayibamo muraze DBN ngo yari afite telefone iPhone 15 urumva ngwe wari ifite agaciro ka miliyoni 5 so bwana Exdira urubanza rukurikiye gute ndashaka kujya gufata ijambo urakoze Godfather nagiye ndeba hari byamaritse urubanza nagarukaho nk'icya mbere nabonye cyananteye impungenge n'uyu mugite witwa Jonas ukomeje kubwira uriya musore kazamwumvisha uriya mugabo ibi biri muri bimwe mu byanyeretse ko nubwo nanjye bitangira nari byumvaga kimwe nawe ariko nabonye ko ashobora kuba yaragiye harimo akantu kameze nko kugambanirwa cyane ko ikindi nahise mbonamo ntabwo nari nzi yuko uriya musore yari afite amafaranga yagiye ashyiramo mu by'ukuri nanjye nari nzi ko ari bimwe byo kwitwikira nyine by'abajene ariko nk'uko yabivuze ko ari urwandiko yashyize muri systeme rugaragaza ko ari amafaranga runaka nyine yafatanyije n'uriya bari bafatanyije icyo kigo cy'ishuri nubwo byari bitarabufisha ariko hari amafaranga yamuhaye kandi yari afite inyandiko zifite fact which means ko rero ibyo yarwaniraga nawe nyine yari ari muri process yo kugira ngo abashe kugarura wenda nk'icyo nakita ibyiwe yabikoraga nk'uwikorera kuko nawe yari yakoze investment muri iriya shuri so ubwo rero mbona ko ikindi natekerejeho kiburira igisubizo ni kuri papi wasabwe gusiba inkuru bakasabwa ko bakanamwemerera ko bashobora kumuhereza insimburamubyizi niba ariko nabyita ariko mu by'ukuri bikarangira atayisibye cyangwa se bikarangira igiye hanze nubwo atari yatumye afungwa ariko niyo yatumye afungwa iriya tweet yari kuyisiba niyo yatumye afungwa bavuga ko ngo n'ubundi yayisohoye ngo yafunzwe ariko simbyemeranyaho nawe simbizi neza birashoboka ko abaje kumufata wenda bagendeye kuri iyo nkuru simbizi ko nabimenye yamaze kugeramo ikindi nabonye hajemo urumva kubera iriya nkuru hajemo kumwibazaho bavuga ko yarwanyije ubuyobozi yakiburanyeho rero avuga ko mu kuntu ibyo fax wenda atagarutseho yakiburanyeho avuga ko we na perezida zari umwe wenyine ku buryo atajya gupinga wenda ngo abe yarabayeho ku ngoma nyinshi yari ingoma imwe nibwo yabivuzeho mu rukiko amagambo yavuze ati sinarwanya inzego ntabwo narwanya leta kuko njyewe
leta nzi nyine umuperezida nzi n'unyoboye kugeza ubu navutse ari uriho navutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi avuga n'umwaka yavukiyemo avuga ko rero atarwanya leta kuko yavutse mu mwaka muri 1996 pita muri 1996 ndabyibutse kuko uyu musore nayidiye ndayizi nigeze kumukoresha aho akiza muri industry. Ibyo rero byagaragaza ko nyine atapinga igihugu niko yabyireguyeho. Nkabona rero ko njye nkurikije nshyize mu nyurabwenge nabonye ko ari kumwe mu mujene nyine yahubutse no kumva na kesi y'ukuntu yari ameze n'amafaranga y'investishe akavuga ibintu wenda muri biriya urumva ko muri ibyo bintu bya papi yashyize hanze birimo mu byagarutsweho mu rukiko bivuze ngo rero ntago papi yari yamubaniye nawe. Papi ni inshuti yanjye ariko hariya kabisa ntago nzi niba ari ikibunyamwuga bwe bumusaba ariko hariya inkuru yari kuba atayisohora. Ikindi nabonye muri uru rubanza hari ibintu bimwe na bimwe nabonye bishobora kugenderwaho wenda akaba yaburana ari hanze. Sinzi niba unyemerera nkabivuga cyangwa niba hari ibindi banza kumbwira. Nko kuba agaragaza ko afite abana b'impanga ndetse n'umugore urwaye. Icyo ni ikintu umucamanza ashobora gushingiraho akareba aho bakavuga ati ni po imwe ishobora kumworohereza kuba yaburana ari hanze, ariko ibyo bitakuye ko iyo ufite ikintu bagikorera iperereza buragenda mukazahura mu mizi. Ikindi ni ukuba yatanze ingwate ya miliyoni 170 ni inzu, akaba afite n'abandi bamwishingiye 3 nabo bashyizemo ingwate. Ni ikintu cyiza gishobora gutuma baburana ari hanze kuko ntabwo yaturuka ngo asige iyo mitungo yose. Ikindi ni uko yagaragaje ko icyo ashaka cyane ari ukuvuza umugore we, nicyo gituma ashaka kuba ari hanze. Ntekereza ko rero ubucamanza cyangwa se donc nibabisuzuma neza bakabona nta zindi mpamvu zigaragaza ko hari aho ahuriye n'icyaha ku bushake, bikagaragaza ko wenda yagikoze ahubutse, bashobora kumushyiramo imiyaga simbizi, wenda mu mitekerereze yanjye akaburana ari hanze n'ubwo itegeko ridashyiramo imiyaga. Ariko ibyo yatanze birahagije cyane kuba yaburana ari hanze njye uko mbyumva. Rero nkaba namwifuriza ko ku itariki 30 nyine wenda bazareba bishobotse bakamwereka akaburana ari hanze, ariko bitanashobotse akayisanga hariya hakurya ubwo n'inshuti ze mwamugeraho kuko murumva ikibazo afite n'umuryango we mukawugeraho. Ikindi ubwo mu mizi wenda aho birashoboka ko azakatirwa ibisubitse njye uko mbona iyi kesi. Bakoze cyane. Reka mbwira ikintu kimwe rero, abamwe kugira ngo Clement ngo ndamwanga ngamwangire njyewe naravuze mu buzima igihe cyose umuntu azakora ibintu kubera igifu cye n'inda ye, uwo ngubwo dufata ku buryo bikuziba ubwenge ukaba nk'ikigo. Njyewe Clement ndamuziza uburangare no kugira inyota yo gutamira ibidatamirika. Ntabwo Clement yigeze ategura biriya byaha. Igihe cyose uzafata mikoro ukarangurura utabanje kureba, ubundi tugira abantu babiri mu buzima. Tugira umuntu ureba ikintu agiye gukora akareba inyungu zirimo agahita agikora, tukareba umuntu ugiye kureba ikintu agiye gukora akareba inyungu zirimo mbere yo kugikora akabanza kureba ingaruka zishobora kukivamo maze akabona kugikora. Uriya muntu wa mbere mbabwiye nibo ba Clement, so they are educated idiot. Njye babwira ntabwo wahubuka kariya kageni kubera ubufaranga. Nuvuga ngo yashatse kwigira karampenke, afata audience afite, yumva ko agiye kuvuga abantu bagakangarana. Urakanga inzego bro. Ariko fact niko extra ubaye muri iki gihe birebire ibi bipeti bibyuka mu gitondo kikagira audience, iyi mibare y'abantu bagikurikira ikagikanga. Imibare sivuze iki imbere yo ugakanga inzego. Nuvuga ngo ikintu abantu bagomba kumenya ikintu Clement nta kintu mva nawe. Ariko reka mbabwire, itegeko n'ubuyobozi niyo waba ufite miliyoni zigukurikira, you cannot shake ubuyobozi kandi bishoboka. Izi njiji ngiye kuri Clement yabishyizemo ubugoryi n'uburangare bukabije, nta kintu mfa nawe. Ariko impamvu navuze ibintu kuva ku munota wa mbere mukantera amabuye n'umunyumi, njye namaze kubona njye nkimara kubona biriya bigoro bibaye, nakuriye amakuru yo kumenya iki Clement
agiye kubaka amashuri bampereza ibyangombwa. Ni byiza ko uyu mutipa byivugiye Disikrema yahuye na bari abantu nawe babwiye mwaga kunyumva bari babwiye mu rukiko ngo murabyemeye. Disikrema yari brand ambassador. Ibi bintu nawe babwiye ntabwo nabi babwiye. I told you this ko Disikrema yahuye n'aba bantu kubera kubamamariza gusa. Munera mabuye mu rukiko yabyivugiye. So izi audience rero abantu basinda mikro nuvuga ngo Disikrema yafunzwe nk'ukuntu Jean Paul yafunzwe. Nyiri mafaranga akagenda hariya wakagufata gushyira mu ntambwe ukagenda ukabwanuka ukakora ibigizi ibyaha nyiri mafaranga yigaramiye bagasigara wowe bari kuyora amarangamutima ariko uzi kwishyura kuri ibigizi ibyaha. Yaguye contract ya miliyoni uri kumva ubaye igitangaza ku buryo ukora umwanda nk'uwo ngo kubera miliyoni buri nta mafaranga ushobora kumva umukunyumva. So ibi bintu rero Disikrema nta kibazo mfitanye nawe. Ngiyewe nibasanga ibi byaha yarabikoze bimuhama bafungiye Gasiya. Niba kuri kizitegeko bagasanga ibi yakoze wenda hari uryo babitoretinga cyangwa bakabigoragoza bamurekura tahongera nta kintu mfite kingira. Kubivugaho ntabwo ibintu bikwiye yakoze. Sibyo? Rero ibyo ngibyo byanyongoromba ngo urabona ngo disi ari kuza kurira mbere kuko none se ni kubigorya ibimera. Iyo uri umupfapfa urarira. Ukunyumva ntabwo ambwira ngo uri umugabo ugiye guhurutura ibigambo hari utabanje gutekereza. Uratekereza ku bana wamaze kugera muri perizo kutabatekereje mbere yo kujya muri perizo. Uyagize amarangamutima. Ayo marangamutima se what the hell is that? So ku rundi ruhande rero Disikrema iminsi amazemo hari yamaze kumva yabonye isomo tugize amahirwe barekuranya munsi gataha ikajya kwita ku muryango urimo kumva ariko nyine ibi ngibi bitabikwereka capacity n'ibitekerezo by'umuntu. The guy is a stupid. Bamurekura aje kwita ku muryango badufashe bamurekura aje kwita ku muryango urimo kumva asubire mu muhanda aje guhiga ariko nyine ngagera mu ndoro bajya bona ko ari ikiwerewere areke kujya hubuka kwigira mu makoyine. Urumva umujinya ni mubi. Iyo ufite umujinya ugasura urinera. Ni muze tuje mu ntuza tuje mu bindi ndetse bite Kanyana bite Keza bite yeri ko bimeze de exidira kwese tuzafungwa nta muntu uzafungwa nanjye nzafungwa n'undi yafungwa. Urakoze cyane aho umuntu yanditse neza cyane asa aranditse ngo aho utinya uhatuma ikigoryi. So Disikrema kumwita ikigoryi nuko bamutumyeho badashobora gukandagira abanyamafaranga bagatuma ikigoryi kikajya kuvuga none baragifunze niko kigifunze. So that's the reality. Ibi bivuze ngo dufata baravuga ati ngo dufata abo nyiri umutima mubi bro. None se Disikrema nabafike nawe ariko kuba umunota wa mbere nabwiye ngo this guy is stupid. Mwebwe ngo yango afite imigabane murabona Disikrema iri amayibobo yahereza umuntu amafaranga batandikiraniye sha wakabyibuka ngo ku munota wa nyuma ntabwo bibaho. Bari kugoragoza muri ubu buryo kuko bashaka kugira ngo afitanye ihuriro n'isano niyo amafaranga yose yaba araya Disikrema ariko mu mategeko nta hantu yanditse ukuntu nta hantu yanditse. Of course yivanze mu bintu bitari byo kuko iriya yaba kira kibanza kigurwa kiri mu mazina Anatole byose reka nabivuze namaze kubyitegereza nabibonye cyangwa byose narabibonye. Niba mu muvugizi wa RIB yaje akavuga ngo ni gutu uyu nguyu yashyaga yaruriki ajya gukora ibigizi ibyaha adafite ahantu ahuriye n'iki kibanza. Nta hantu bihuriye. Disikrema yari umukozi wuriya mujene amuha udufaranga two kwamamaza niyo miliyoni ntabwo yageraga. Njye amafaranga bishoka Disikrema ndayazi ntabwo agera kuri miliyoni yanabeshye. Stupid. Udufaranga yamuye magana tuzi. So warangiza ukagenda kuko ari umukiro guhereza udufaranga agira gutya kwishyurira inzu ukoze ibigizi ibyaha. Niyo mpamvu nta kiguryi cy'umukire kizaza agakumbesha bro. Nta gicucu kizacukisha amafaranga. Ibi ngira yabwiye tuzabana kubera umuntu kora ibyo ngomba gukora. There is no any motherfucker uzaza kubera amafaranga ngo aze akiri ikiziko mu josi antwara uko ashaka. Ntabwo bisigira biba. Ntabwo ngo rego dufata. Nzabana n'umuntu kubera afite umuntu. Ibi reka nze mubwire wowe exidra ntabyo uzi. You know how many people
bakwaprocinga. Njyewe umushenzi yigeze kunyegera aramwira ati Godfather ngaya amadolari 10,000 ndabyibuka arayohereza aravuga ngo nimba barekira ibintu by'umukobwa umukobwa yari yamushuje impeta bashwaye ngo mumutukire bro ngo mbabarira ngaya amafaranga ngo narayanze arahari narayanze umukobwa bamwita araho ngaho i Kigali yamushuje impeta ngo babarira imyaka 2 kubera muri amafaranga n'agatutsi koroheje sinshobora ntabwo nshobora amafaranga nabwo se nagura mwe tukajya nyambara nayagura mwiki wari wito yafata ukabwira umukobwa ati bantumye ngo ngutuke ngenda yafite nabafashe igitutsi cyoroshye ngutuke nabafashe mbahuriza kuri telefone bombi ndabatungura nababwira nti niba mwaramburanye ubusa ukabuza ingano y'igitsina cy'uyu mugabo akabaza uburebure bw'igitsina kukimuda kubera iki amafaranga naramushubije umutipe nyuma nk'amezi 2 urimo kunyumva warabanje urayafata ariko yarayampaye ndayamusubiza yakore transfer okay ndakumva aho ngaho uri umusaza namusubiza amatega amatwi narayamushubije ndashaka guhereza message y'ubu ntabwo njye amafaranga ntabwo njye akatagabuye bro urimo kunyumva nyuma y'amezi 2 urimo kunyumva nani exdira wa mujeri y'amafaranga yagarutse arayampa ariko nshimira ko namukora mushyira mu murongo muzima kamuvana mu burakari nkamugira inama araza ntamo kandi accident yari tuzamwe bikwereke okay siri uko byumva yaravuze niwe muntu mbonye umuntu ashobora amafaranga ukasubiza amafaranga hanyuma ugakuza kugira inama so twumvikana ikintu kimwe ntabwo amafaranga yose ari amafaranga hinduka amafaranga bitewe n'uburyo yabonyemo ntabwo amafaranga yose ari amafaranga urimo kumva agacyo so ibi bintu aba bana b'i Kigali iyo amaze kubona agafemu urimo kunyumva nta kintu n'iki na kimwe adashobora gukora kubera amafaranga niyo mpamvu muri kuri ibintu iki kigabo Joshua ari gukoresha abantu mu kubibona ngaho yahereze bari abahungu bari kwigaragura mu byondo urabibona n'umuntu bamuhitana bro ibi bintu rero aba niyo mpamvu urumva gahunda ukuntu imeze mbibutse ko twari dufite ikiganiro nubwo twari dufite nk'uko muri kubyumva reka mbibereke mbere yuko tujya mu byatuzanye by'uyu munsi by'amakorera mu kiganiro arimo rero dutangira ubwo bufatanye nabibonye ngibi na RGB so murabibona mu RGB ndetse na UN dore ngibi byo twari turimo mu by'ukuri imibare yagiye igabanyuka kuko twatangiye imibare iri muri 63 buri mwaka ariko mpera za 2024 bari bamaze kugera kuri 4 kandi imibare yaragiye igabanyuka itongeye kuzamuka ubwo twakomeje muri Gatsibo muri Tokira Rugarama naho abana barenga nk'ijana n'abandi muri Rugarama muri 2020 ariko bagiye bamanuka ku buryo 2024 bari kuri 51. Iyi ni imibare iva muri DHMIS cyangwa se muri HMIS Health Monitoring Information System. Abangaba reka ikiganiro turuka ku kiganiro ry'ihohotera ry'abana b'abakobwa urimo kumva ahangaho tuvuyeyo ntimwumirwe bibaho niko gufata nkora masenge rero ya masenge ngayo nguko ibyo ngibyo tubivuyemo twigarukire so mbere yuko tugaruka ku makoyini rero twigira mu bijyanye n'amakoyini Desi Clement yakoze ubugoryi n'ubujiji bukabije bivuze ngo ni ikigoryi gikabije reka tujye mu byatuzanye uyu munsi Kanyana uraho Keza uraho Nesa uraho La Miracle twabivuyemo bya Desi Clement twakiretse murakomeye neza